Yego, mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu hari imbogo zasohotse muri parike y'Ibirunga zinjira mu baturage mu mirenge ya Rugarama na Gahunga mu karere ka Burera. Biravuga ko zagiye zikomeretsa abantu babarirwa muri batandatu, ariko kandi bakaba bari barimo gukurikiranwa mu bigo nderabuzima bya Gahunga ndetse na Rugarama. Mu mbogo zirindwi zinjiye mu baturage, imwe yishwe, izindi 3 ziracyari mu baturage mu gihe izindi zasubiye muri parike y'Ibirunga. Ariko kandi navuga ko muri iki cyumweru cyangwa se mu mpera z'iki cyumweru twavuga ko mu by'ukuri nibwo imbogo zirindwi zaturutse parike y'igihugu y'Ibirunga mu gice cy'imirenge ya Gahunga na Rugarama yo mu karere ka Burera, zisanga abaturage mu mirima yabo zikomeretsamo abantu 9. Gusa 8 muri bo baraye basezerewe, hasigara umwe, ariko kandi nawe biravugwa yuko yaba yaratashye. Nibwo rero uyu muturage wasigaye mu bitaro we yatewe n'imbogo ihembe mu nda. Hanyuma ku rundi ruhande mu kagari ka Kidakama mu murenge wa Gahunga ni hamwe mu hibasiwe n'izi mbogo zasohotse parike y'Ibirunga. Izi mbogo rero zasenye inzu y'uwitwa Mpamyabigwi Jean Pierre. Bw'amahirwe iyo mbogo yabasanze mu nzu irimo abantu 9, ariko bose bararokoka. Gusa yangije ibikoresho byabo by'ibanze, kimwe n'abandi baturage bafite imitungo yangijwe n'izo mbogo yiganjemo imyaka ihinze mu mirima. Barasaba ko hashakwa igisubizo kirambye cy'inyamaswa ziva muri parike y'Ibirunga mu bihe bitandukanye. Imbogo rero navuga ko hari 7 nizo zaturutse parike, 2 zirarishwe n'abaturage, imwe iraraswa n'abakozi ba RDB, 2 zasubijwe muri parike ku munsi wo kuwa gatandatu, 2 rero zari zarasigaye nazo zasubijweyo tariki ya 19, ubwo bivuze ko byari tariki ya 19 ku cyumweru. Hanyuma rero navuga ko muri rusange abakomerekejwe n'izo mbogo bari icyo gihe bari byitabwagaho muri rusange. Gusa navuga ko rero bakomerekejwe n'izo mbogo bari barimo kwitabwaho ku bufatanye n'ikigega cyihariye cy'ingoboka SGF, ndetse kuri uyu wa mbere hakaba haratangiye ibikorwa byo kubarura imitungo yangijwe kugira ngo yishyurwe. Hanyuma mu makuru dufite tukomeza kugenda tugezwaho n'abaturage baturutse hirya no hino mu murenge itandukanye igize akarere ka Burera, bagaragaza ko harimo imbogo n'ubundi zikirimo, nubwo bitaremezwa cyangwa se byemejwe ko hari zasubijwe muri parike y'Ibirunga. Ariko kandi abaturage bakomeza kugenda bagaragaza uburyo ki ngo bafite ibimenyetso ko hari izikiri mu mirima yabo y'ibigori, ndetse bakaba bavuga yuko bateye impungenge nabyo. Gusa reka dukomeze dushakishe byinshi kuri byo. Mu kanya ndibuze kugerageza umukozi wa RDB atubwire ubundi babemezwa n'iki ko imbogo zose zari zaravuye muri parike y'Ibirunga zasubijweyo izindi zikicwa. Ese koko bemezwa n'iki ko zari zaraje zose, zimwe zarishwe izindi zisubizwayo? Bemezwa n'iki ko mu by'ukuri nta mbogo na zimwe cyangwa se n'imwe isigaye mu Birunga? Mu kanya mu nyemerere tuze kugaragaza cyangwa se tuvugane n'ubuyobozi bwa RDB baze kudubwira bundi muri rusange amakuru abaturage bagaragaza ko ariyo koko ko ihari imbogo zikiri mu baturage nayahe, bahera kuki, cyangwa se RDB yo irabivugaho iki? Ese ingamba bafite kugira ngo izi mbogo zitazongera kuza mu mirima y'abaturage cyangwa se mu baturage zo nizihe muri rusange? Nababwira ngo mukomeze kugumana natwe.